muri hamwe na Dr Phone Setting. Iyi ni telefone Tecno Camon, ntabwo iri gucaginga. Reka tuyikore intambwe ku yindi. So tugiye guhindura akangaka dushyiremo akandi ni ka charging system, ka charging ice system, I'm sorry. Mwogo ngo nakabuno. So ushobora gukoresha kando buje cyangwa se ugakoresha gun. So akangaka niko tugiye guhindura. PCB yanjye original. Kugira ngo mwayibonye nyine nuko nguko ikora. This is old one. Aka niko gashaje, tugiye gushyiramo aka. Banza twahanagura neza. So iyo ufite paste urabanza ugashyiraho kugira ngo bize guhura neza. Iyo ufite nabwo nta kibazo, ariko iyo ufite biba byiza kurutaho.
so ugashyiraho ugereranyije n'uburyo wasanze akandi kariho. N'iyi gare nayo iyo umuriro ari mwinshi nta kibazo igashyiraho. Noneho nyuma ukongera ugakoresha murabireba ko kagiyeho neza, ariko ari amenyo yo ruguru cyangwa se ari amaguru aba atarafata neza, bigusaba kugira ngo aze guhura aho ngaho urakunyuzaho aka cyangwa se ugakoresha iki cyuma cyacu cya SMD station. Making sure ngo aya maguru yose arahuye uko ari atanu, kuko iyo adahuye nabwo ntibasha gucaginga, niyo mpamvu uba ugomba kuyahuza. Neza. So igisigaye ni ukugakuraho tugatesitinga tukareba uko bimeze. So tugiye kugatesitinga turebe ko byatunganye. So uba ugomba gutegereza kakabanza kagahora, ubushyuhe bugashiraho, noneho ukabona kugapima. Reka tutegereze gahore maze tubone kugapima. So nyuma y'iminota runaka kamaze guhora, reka tugatesitinge turebe niba hari impinduka zabayeho. Biroroshye cyane, uyu murimo uroroshye wo gushyiramo charging system. Waba ukoresha buje, waba ukoresha ibi byuma, buje ubwo ni kando mvuze, byose nta kibazo birakorana. Aha ngaha kari katafashe neza. Good. Murabibona ko telefone yacu irakize kandi iratunganye, nta kibazo. Nizere ko iyi PCB yanjye mwayibonye, nayo ntabwo isanzwe, ni nshya mu kazi, ariko nagerageje gushaka PCB holder sinayibona. Good. Wibuke gukora subscribe kandi usharinge iyi channel kuri bagenzi bawe batandukanye. Bye bye. Thank you for watching.